Muraho neza turabasuhuje aho muri mu mpande zose z'isi zitandukanye amahoro y'Imana abane namwe ntandi muri rero muri kuri Mubwire TV nta kindi tubwira abantu ko ari beza tubwira abantu ko tubakunda tubwira abantu ko tubashimira tubwira abantu ko ari ingenzi tubwira abantu ko bagize umumaro mu buzima bwacu nibyo nta zindi nkuru twebwe tugira kuri Mubwire TV ahubwo tuvuga ibyiza kandi tukabwira ibyiza abantu ba nyirabyo bakiriho mufatanye natwe rero gutanga urukundo kuko urukundo bararutanga ntago urukundo baruvuga turi mu kwezi kwa kabiri ukwezi kwiza ni muze mutubwire dutungura abantu tubwire abantu ko ari beza tubataramire tubashyire indabo tubacurangire tubabwire ibyiza byabo bakiriho apana kurira umuntu yavuye mu buzima ngo uvuge ngo uyu muntu namukundaga ngo uvuge ngo uyu muntu yagize neza kandi igihe cyose wabonye cy'ubuzima bwe utarabashije kubimubwira hari igihe ubona umuntu yapostinze umuntu kumva aravuze ngo wamugarura ngo umunsi umwe nkagira ikintu nkubwira uyu mwanya urawufite kugira ngo ubwire umuntu ko umukunda uyu mwanya urawufite kugira ngo ushimire umuntu uyu mwanya urawufite kugira ngo ubwire umuntu ko ari umuntu udasanzwe mu buzima bwawe hanyuma rero mbere ko dutangira ibiganiro byacu reka tubanze tubabwire ahantu mushobora gukura ibintu byiza by'ubwenge umutayeri rero wizewe umutayeri wa mbere ni Grace mwamusaga mu isoko rya Nyarugenge muri hanze muri mu Rwanda murashaka umuntu badodera imyenda myiza kandi ku gihe Grace rero ni umutayeri mwiza kandi utanga imyenda ku gihe nimero ni 0788509573 abantu mba mbabwira n'abantu mba nizeye babaha ibintu byiza namwe mukazagaruka munshimira hanyuma abakeneye imyenda myiza ya caguwa nandi mwayikura ni muri Chic winjire ku muryango wa Access Bank umuryango ukurikiyeho niho kwa Nunu muri Service Store wamuhamagara cyangwa ukamwandikira kuri 0788708835 aho ngaho niho Nunu akorera wamuhamagara akagufasha ukambara neza ugasa neza hanyuma mukeneye imodoka nziza zijyanye n'igihe imodoka nziza rero ni Hybrid 0788181397 uwo ni Fabiola aragufasha kubona imodoka nziza hanyuma mukeneye uko mu rugo wanyu hasa neza mukeneye amajarde mukeneye amavaze mukeneye indabo Ivete nawe arahari kugira ngo abafashe kuri 0788655258 hanyuma mukeneye kurya neza mukeneye inyama mukeneye inkoko ibintu byiza bikiri fresh apana ibintu muzarya mukarwara mu nda mukakugara mukarwara kwiruka ibintu byashaje hari abantu bafite ibintu byiza bikiri fresh umuntu rero ufite inyama nziza wazibaha wakora deliveries kabageraho muri hose waba uri ku Gisozi waba uri Kanombe waba uri Kabeza waba uri Kicukiro waba uri Kimironko hamagara iyi nimero tente aguha inyama nziza uzambwira nyuma 0788449494 tente arabafasha akorera Kicukiro ariko waba utuye hose delivery ibintu babikugezaho neza nawe dutume nawe tukwamamarize ibikorwa byawe bigere kure turi kugenda tuzamuka turi kugenda natwe tugira abantu benshi muri abo bantu ntago uzabura abaguteza imbere tubwire rero ibikorwa byawe bigeze kure hanyuma ikindi nimudutume tubamamarize turi mu kwezi kwiza kwa Saint Valentin tubwire abantu ko tubakunda tubwire abantu ko ari beza tubwire abantu ko tubashimira tubwire abantu ko ari ingenzi nimutubwire tubwire abantu tubagereho tubashyira indabo tubashyira umuhanzi birushaho kugenda neza nibyo Mubwire TV dukora nicyo twahamagariwe twebwe dukora ibikorwa byiza uyu munsi rero hari abantu bashobora gutekereza bumva tubabwira kuvuga ibintu byiza kwatura ibintu byiza kurema akanwa ijambo ry'Imana ryo riravuga ngo akanwa k'umukiranutsi kararema akanwa kawe kararema ibintu komeza uvuga ibintu wari ukunda kuvuga ibintu wifuza kugeraho byature kandi ikindi mujye muvuga amagambo meza nibyo rwose n'ijambo ry'Imana bitubwiye twese twakoze ibyaha ntago twashyikira ubwiza bw'Imana ariko nimba mfite ibibi 10 ni urugero rebamo ibyiza 2 ari byo uvuga ari byo ubwira abantu wiba umuntu usansibiriza inkuru mbi wiba umwagenti wa Sekibi wo kwamamaza ibikorwa bibi by'amagambo mabi kwanganisha abantu kugonganisha abantu oya tubibe ibintu byiza tuvuga ibyiza birahari kuko icyo hanze amaso nababwiye ko ari cyo ubona rero iyo uvuze ibyiza iyo ubwira abandi ibyiza icyo utanga nicyo usarura icyo utanga nicyo kikugarukira twebwe rero tubwire abantu ibyiza
iyo rero twebwe tuvuga mwashobora kwivuga ngo ese nukubera iki aba bantu kuri Mubwire TV bo bakunda kuvuga ngo ibyiza ngo bakabibwira abantu bakiriho, ese ibyo bintu bifasha iki, ese ibyo bintu bimaze iki, ese muri societe bifite uwuhe musaruro? Impamvu tubabwira ngo mubwire abantu amagambo meza, hanze aha hari abantu bababaye, hanze aha hari abantu bakomeretse, hanze aha hari abantu sinangombwa ko bakomeretswa n'abantu bakomerekejwe n'amateka bisanzemo kandi batagizemo uruhare. Amateka bisanzemo miryango yabo, amateka bisanzemo aho bari muri societe barimo, ayo mateka rero akabakomeretsa, bagakomeretswa n'ibintu byinshi. Ariko iyo ugiye ukabwira umuntu amagambo meza, umuntu yongera kuryoherwa. Uzi ijambo ryiza, narababwiye ngo ikintu uzarebe nk'urugero nk'ahantu mukorera, kubwira umuntu ngo wambaye neza, ukabwira umuntu gusa ngo wambaye neza. Iyo mumubwiye rimwe kabiri gatatu ko yambaye neza kandi koko yambara neza, iyo agiye guhitamo ikintu cyo kwambara arabyitondera. Ntabwo apfa kubyuka ngo ahita avuga ngo ngo reka mfe kwambara, ngo noneho ngo reka ngo mfe kwambara, ngo mfe gukubitamo ngo ibi bintu ngo ngende. Kuko azi ko hari abantu bamwitegereza, kuko azi ko abantu babona ko yambaye neza, noneho arabyitondera. Arebe urukweto agiye guhitamo, arebe sentire agiye guhitamo, arebe iherena, bitewe n'iki. Aravuga ati cya cyizere abantu bangirira bavuga ko nambara neza, bavuga ko nsa neza, niki cyatuma se ngewe mbitesha agaciro? Oya, reka ngume meze nyangume nyine nsa neza, akanabiharanira. Rero kuvuga amagambo meza azana akanyamuneza, amagambo meza akesha mu maso, umutima unyuzwe, umutima unezerewe, utuma no mu maso umuntu asa neza. Amagambo meza, kubwira umuntu ibyiza, kubwira umuntu ibyiza akiriho, kubwira umuntu amagambo meza bimufasha nawe aho ari bujye. Tuvuga urugero, niba ubwiye umuntu amagambo meza mu gitondo, umuntu mugatandukana umubwiye ibintu byiza, narabwiye ngo niba ukiri umukwiye kujya mwitondera, itondere gutandukana n'umuntu umubwiye amagambo mabi, itondere gutandukana n'umuntu umututse cyangwa umubwiye ibintu bidasobanutse. Kuko nimutandukana, iyo mutandukanye ibyo bintu cyangwa ugize iherezo ry'ubuzima bwawe munsi, ntabwo uzi ngo uwo muntu watandukanye nawe wamusize iki ku mutima. Ese n'uruhe rwibutsa umusigiye? Ese azajya kwiburikira kuki? Ese ni iki azajya avuga ngo ngo disi ngo uyu munsi ngo byagenze gutya? Ese mutandukanye ari igiki wamubwiye? Amagambo meza, nyine kubwira abantu ibyiza bifite ikintu bimara. None kubwirwa ko ukunzwe cyangwa ko ushimirwa, kukubwira ngo urashimirwa ibi bintu ukora. Ifata nk'urugero, uri mu kazi uritanga, umukoresha wawe agutanga urugero, avuga ati uyu muntu aritanga pe, akora akazi ke neza, uyu muntu ntabwo ashyize imbere wenda amaramuko, twese turayakeneye. Ariko hari umuntu ukora akazi kakavuga ati ibi nkora bizangeza ku cyo nifuza, ibi ndi gukora, izi mbaraga ndi gutakaza bizangeza kuri ibi nakanyuzeho, bino biti indonyi cyangwa ibi bintu byagatumye ngera kure vuba vuba, akagenda neza. Ariko akavuga ngo nimba mu kazi bamfitiye iki cyizere, nimba mu kazi babona ndi intangarugero, mu kazi bamushimira mu rwego rwo kuvuga ati umukozi mwiza ni uwuhe, n'uyu umubosi mwiza twifuza ni uwuhe, wagenda uzi kuva ahantu wahakoraga, wagenda abantu bose bati cyari cyaratuzengereje, cyari cyaratubujije amahoro, cyatumye tutagoheka, cyatumye tudatera imbere, cyatumye ntacyo tugeraho. Umubosi yagenda akabura abantu bakishima, bakabyina kubera iki? Nyine yabatwazaga igitugu. Ariko tuvuga, ariko iyo uri umuntu ubana neza n'abantu, uvuga amagambo meza, ni ukuri abantu baranagukunda, abantu bifuza no kuguhorana. Ariko muzi ururimi ni rubi, ururimi rurica, ururimi rurasenya, ururimi rushobora kuvana umuntu mu bantu rukamwegeza hirya y'abantu, umuntu akagenda akava mu bantu pe akabavamo, umuntu bakamubura, umuntu akaburagwa mu itorero kubera ururimi yahuye narwo, umuntu akabura mu muryango kubera ururimi yahuye narwo, umuntu akabura mu kazi kubera ururimi yahuye narwo, umuntu akabura mu ishuri kubera ururimi yahuye narwo. Ururimi ni rubi. Rero twebwe twirikoresha nk'aho ari rubi. Abantu mukurikira Mubwire TV, bantu 10,000 na 300 mwebwe mukurikira Mubwire TV,
ururimi twamenye umumaro warwo, twamenye ko rurema, twamenye ko rutanga ubuzima, twamenye ko ururimi rutusha gutuma umuntu ubuzima bwavuga ngo noneho ubu buzima mbukuye mu rupfu, mbukuye mu buzima bwo kwiyahura, mbukuye mu buzima bwo kwigunga, mbukuye mu buzima bwo kuvuga ngo mbayeho mbuze uko ngira. Ugafata umwanzuro ukavuga ati nubwo bambwira hari amagambo aca intege, numva abinkurura bimbwira ko ntacyo maze, bimbwira ko ntacyo nshoboye, bimbwira ko ntaho nzagera, njyewe nk'umuntu wiyizeye cyangwa wizeye Imana, wizera n'ingingo Imana yampaye, ndabizi neza ko ururimi rwanjye ruzatuma ukajya wihanurira, ukajya wibwira amagambo meza ukavuga ati baravuga ndi mubi, ndi mwiza kuko ndi mu ishusho y'Imana, kuko nsa na Kristo ndi mwiza. Baravuga ngo sinshoboye, ndashoboye kuko umuryango wanjye nturaburara. Urumva, ntabwo abana bawe barananirwa kujya kwiga, nubwo bavuga ngo ntabwo ushoboye, nta bwenge ugira, uraba ufite kuko nta mwana wawe urarwara bwaki. Kukubwira ngo wowe ngo nta muntu wabana nawe, wabana nawe kuko ufite abagukunda, ufite abuhora ubona. Iyo uhamagaye abantu ntubura 3 cyangwa 4 bakwitaba. Ururimi rero murukoreshe muvuga amagambo meza. Uyu munsi raje kubabwira abantu benshi basubwa ibyo bintu bya Mubwire TV, mwebwe ngo mubwire abantu ibyiza, tubabwira ibyiza kuko hari abantu benshi baheziranywe n'agahinda, cyane cyane ngenda avuga mu ishusho y'igitsina gore. Abantu benshi barakomeretse, abantu benshi baciwe intege, gasanga umuntu yakuze mu buzima bubi, akura yumva bitameze neza, bitaryoshye, akagenda azi ko bizaryoha yaba umugabo cyangwa n'umugore, yagera y'amagambo mabi akamwica, abantu bakamuhonyora, nta gitekerezo watanga mu nama z'umuryango ntiwaboneka, ntibashobora kuguhamagara. Nibyo bya bindi ngo umukene ntagira ijambo, umukene ntagira umuryango, ariko urawufite. Hari abantu bagukunda, hari abantu Kristo yahagurukije, twebwe turimo, tuze tukubwire ko ukunzwe. Mujya mubibona abantu musoma comment ko umuntu aranditse ngo ariko si ngo nanjye nabona umuntu nkunda, ngo kuva navuga ngo nta muntu urambwira ko nkunda, ngo kuva navuga ngo nta muntu n'umwe urampura urabo, kubera icyo utaha umuntu indabo. Reka kujya kuzigura, nimba nta 10 cyangwa 15 ufite waziciye, wenda uturi igishanga cyangwa wenda nta hantu uca zimejeje, uciye turabo tubiri ukagenda ukareba wa muntu wababaye, ukaza ukamubwira ngo ndagukunda, nje kukubwira ko ngukunda, nje kukubwira ko Kristo agukunda kuturusha, nje kukubwira ko ubuzima nubwo uyu munsi bugoye, nubwo uyu munsi ubona ntacyo umaze, nubwo uyu munsi ubona abana bakuririra mu maso, uzi ikintu kibabaza kubona umwana ashonje arira udashoboye kugira icyo umuhura umubyeyi. Icyo gihe nta muntu wakubwira ngo ejo bizagenda neza, nta wakubwira ngo ubuzima burimo agahinda, ubuzima budafite icyanga ngo ejo buzaryoha. Ariko bamubutsinzi wiremyemo. Ikunde. Umuntu wese azaza kugukunda ari uko wikunze. Umuntu azaza kukubwira ko usa neza, nawe ubizi ko usa neza. Azaza kukubwira ko wambaye neza, abizi nawe ubizi neza ko wambaye neza. Niyo batabikubwira uzavuga uti ndabizi neza ikanzu yanjye nahisemo ngewe, mbona ko ari nziza, mbona ko imbereye, mbona ko ngewe nshimishije. Hanyuma nubaho muri ubwo buzima bwo kuvuga amagambo meza, wowe ukabanza ukayiha, ukabanza ukivura muri wowe, ukabanza ukiyuhira. Kwa kundi twuhira indabo mu gitondo tuvuga ngo tuzuhire zikure, nawe iyuhire. Wavuga uti ndiyuhira gute? Ndiyuhira gute ndi umunyagahinda, ndiyuhira gute narabuze akazi, ndyamye mu rugo, nta kindi ntekereza, ni ugutekereza nabi. Ndatekereza ngo se nge nzagera kuki, ndatekereza ngo se ngewe ejo hanjye hameze gute ko nta shusho mbona. Hareme uvuge ngo ejo hanjye ni heza, ejo hanjye hararyoshye. Uyu munsi Kristo ashobora no gukoresha umuntu cyangwa akabinyuza mu nzira ashaka, ubuzima bugahinduka. Babandi bagushyira munsi y'inkweto, ejo wowe ntubuza abashyira munsi y'inkweto, ahubwo wowe ukabuza abafata ukuboko kugira ngo barusheho gutera imbere. Banamenye ko uko umuntu yagiriwe nabi ntago buri gihe nawe atanga ibibi, ahubwo wowe utanga ibyiza kuko wavomye ibyiza, kuko wasogongeye isoko y'ibyiza. Amagambo meza rero atuma umuntu yumva atabereyeho ubusa. Abantu benshi bariho batariho, bariho bumva nyine nukubura uko bagira, nukuvuga ngo subumona ko bukeye ejo hazacya. Kandi ntago kuvuga ngo bariho batariho ariko babuze ibyo kurya. Kuvuga ngo bariho batariho suko babuze imyambaro. Kuvuga ngo bariho batariho suko bana babo batigana ahantu heza, ndetse bashobora no kuba bari mu mamodoka meza, ndetse bashobora no kuba bari mu mataje meza. Wowe wabireba nk'ibintu by'isi byubakitse ukavuga ngo abantu babayeho neza, ariko ku mutima uwaguha umutima yikoreye, uwaguha umutima agendana, uwaguha intimba afite, ya magambo abwirwa ari wenyine
kwa kundi mu kazi bamuhaye akato. Ariko se nimwibuka kera njye najyaga mbibona mu mashuri nka segonderi, ugasanga umuntu baramufashe nta kintu yakoze, nta n'ikintu abantu bamuziho, ariko ameze nk'umuntu wahawe akato, katubyite kumuha akato, nta wamuvugisha, ni nyamwigenda nyine, nta muntu ujya umwegera kandi nta kibazo kindi afite. Uwo muntu ugasanga nyine ari mu bwigunge. Hari abantu rero bameze gutyo bitewe n'iki na ya mateka mbabwira, bitewe n'iki n'ubuzima babayemo. Abantu benshi bakeneye amagambo meza. Wowe rero udukurikira, wowe ukunda Mubwire TV, wowe utwumva, wowe umbwira ngo ibiganiro byacu urabikunda, nshimira cyane abantu badukurikira, abantu basigaye bafata umwanya bakumva ibiganiro byacu bakatubwira ngo usigaye nikunda, mwanyigishije kwikunda, mwanyeretse ko hari abantu beza bakiriho. Nimba agiye akabona inshuti yanjye ndayikoreye surprise ndayizanye kuri anniversaire, nkamubwira nti warakoze A a Z, nkamubwira ibyiza bye, nkabimubwira gihari. Hari umuntu wanyandikiye arambwira ati watumye unyigisha kwikunda, ikindi wanyigishe kubona ko abantu beza bariho. Inshuti yanjye, reka nkubwire ngo wowe uri mu kaga, wowe uri mu ntambara, wowe uri mu bibazo, wowe uri gucibwa intege, wowe ubwirwa ko ntacyo ushoboye, wowe ubwirwa ko ntacyo wakora ngo kigerweho, wowe ubwirwa ko ntaho wagera, wowe ubwirwa ko watawe ndetse ugatabwa n'umuryango, ugatabwa n'inshuti, ugatabwa ni umuntu akakubwira ukabona koko ntaho usigaye, wikumva ko ibyo bintu ari byo. Hari abantu bagukunda, ahubwo senga Imana iguhuze n'abo bantu. Senga Imana iguhishurire, iguhuze n'abo bantu. Imana ijya ibikora, igenda ituzanira abantu bashyashya mu buzima bwacu. Ukabona umuntu ari hanze, ari nko mu Bufaransa, arifasha aramamagaye, arambwira ati ndagukunda, vraiment nkunda ibintu ukora. Njyewe uzi umuntu umbwiye ngo arankunda, sha ndavuga ati se ngiye urajya kumbwira ngo urankunda ngo nguhe iki? Byo byose simbifata nk'umuntu w'umumama, umuntu w'umubyeyi cyangwa umwana w'umukobwa. Nkanjye arambwira ngo nizenyu, numva binshimishije kuko mpita mvuga nti koko nyeneye nanjye abantu bankunda. Ariko uzi gukundwa, uzi kuba uvuga uti abantu barankunda. Iyo ufite abantu uba ufite ibintu, iyo ufite abantu ntacyo wabura, iyo ufite abantu baragushyigikira, iyo ufite abantu barakuzamura, iyo ufite abantu bagutekerezaho bakagutekerezaho. Ni nabyo mbere hano mbwira abantu mukunda Mubwire TV, muyitekerezaho, muyishyigikire, tugere ku bantu bashonje, tugere ku bantu barwaye, tugere ku bantu bababaye. Abantu barababaye. Mwigeze kubona ikiganiro cy'umwana wari ushonje? Umwana wari ushonje twabonye atabasha kuvuga mu muhanda, ijambo ritabasha gusohoka mu kanwa. Abo bantu barahari, abo bantu bariho, twakabagezeho tukavuga ngo turabakunda, twakabagezeho tukabashyira ibyo kurya, tukabashyira isukari. Bantu mufite uburyo, mufite ubushobozi. Hari abantu mukeneye gukora ibikorwa byiza ariko ngo mudashaka kujya kuri kamera, ni mu biduhe twebwe tugiye tubagemurire tubashyire, kandi muzamenya ko byagezeho. Mwikumvira ayo majwi ya Satani. Abantu bari hanze basigaye bacibwa intege ngo kubera andi macano ngo abaca intege ngo bagahashyigikirana bakabatuma kwana ngo ntibabagereho. Mubwire TV twaje tuje gukora ibyo bikorwa, nibyo byatuzanye, nibyo byaduhagurukije, ni mudutume tuzagera kuri abo bantu. Kandi kizababwira ko twabagezeho, nta nimero zacu tuzashyiraho, dushyiraho nimero y'abo bantu, tugashyiraho amazina yabo, abo bantu bakivugira bakavuga nibyo mwaduhaye tubashyira bikabageraho. Nimuze muhaguruke, abantu babone ko ibikorwa byiza bihari. Njye ndeba nkavuga ngo Mana, kubera iki abantu nimba Satani ashyira imbaraga mu bintu bibi, ashyira imbaraga muri aba bantu bo kubanika mu businzi, ugasanga arashyira imbere ibikorwa bitari byiza, abantu bakabishyigikira, abantu bagashyigikira umuntu utavuga amagambo meza, amagambo yo gusenya, amagambo yo kugonganisha abantu. Umuntu akifata akavuga ati uyu muntu muguriye kamera, sha akakugurira kamera, sha ariyo uzajya uhora ugonganishaho abantu. Kamera izicaraho abantu basebanya, kamera izicaraho abantu bagonganisha umuryango. Ariko twe twaje tuje kuvugira wa muntu ushonje, twaje kuvugira wa muntu ukennye, twaje kuvuga ngo muzane mituweli tushyire abantu, twaje kubwira abantu ngo hari abantu babaye mu mitima, tugende tubabwire ko tubakunze. Nitubona abantu badushyigikira, nitubona abantu batumenya ngo natwe dusapoting, ni muze dushyire hamwe, abantu babone ko ibikorwa byiza bikiriho, abantu babone ko abantu bakeneye urukundo bahari, abantu tuzabagera, bazaba bari mu cyaro, abari mu mujyi, bose tubagereho. Icyo tubwira abantu rero ni muharanire gukora ibikorwa byiza, muharanire kubwira abantu amagambo meza, muharanire ko abantu bishima. Tekereza ko hari umuntu wakongera kugira ubuzima kubera wowe, tekereza ko hari umuntu wakwishyurira ibitaro akava mu bitaro kubera wowe. Ibyo bintu Imana yazabyibagirwa? Ese ko niyo tuvuge rugero, niyo abo bana bawe wowe
uzi ari ndo uzabagirira neza, uzi neza yazabagaruka kubera uwo muntu wagiriye neza. Nimuze dukora ibikorwa byiza, nimuze tuvuga amagambo meza, nimuze dutanga urukundo bararutanga. Nimutubwire bantu muri hanze, bantu mutubwira ngo muradukunda, nimudukunde, muradushyigikire, tugere ku bantu bashonje, tugere ku bantu bababaye, tugende tubagereho, ibikorwa byiza bigere kure. Amagambo meza rero aravura, amagambo meza atanga ubuzima, amagambo meza atuma umuntu yongera kumva ko akwiye kubaho, apana ibintu byo kubaho mbura uko ngira. Uzi ko umuntu ashobora guseka kandi amaze iminsi 3 atarya kandi yarabibuze, ariko kubera ijambo ryiza, kubera umubwiye ngo ejo ubuzima buzahinduka, akahita bigendera akamubwira ngo ariko uzi kuri mwiza, uzi kuri mwiza, igihe uzabonera amavuta ukabona isabune, uzi ukuntu uzaba usa neza. Ibyo bintu bimwongerera ka motivation, akavuga ati reka nkore cyane, reka ngende nkore, nshakishe nihira icyuya, ariko ejo nanjye ubuzima buzangendekera neza, ejo hanjye nanjye hazaryoha. Muze rero tubwire abantu ibyiza, dukora ibikorwa byiza, ndetse bizatuvuganira no mu gihe tutakiriho. Mubwire TV, wowe udukurikirana uri muri abo bantu bakoze subscribe, guhera uyu munsi ntuzongere kwemerera ijambo ribi riva mu kanwa kawe, ntuzongere kuvuga ijambo ribi ku bandi. Nimba wicaranye n'abantu bavuga abandi, bahagurukemo wigendere. Nimba uvuziranye n'inshuti zawe zifite intuza gahunda yo gusebanya, zivemo, wowe ukora ibikorwa byiza. Turabakunda, mukore subscribe, mukore share, mubwire TV igere kure ku isi yose, abantu batumenye, abantu badukunde, kandi abantu badushyigikire. Natwe tuzashyigikira abandi, tuzatanga ibyiza, tuzavuga ibyiza, urukundo ruganze, urukundo rutsinde, urukundo rugere kure, kandi tugira abantu dutuma bongera kumva ko ubuzima bubaryoheye. Turabakunda, nimuduhamagare, nimutwandikire kuri WhatsApp, mudutume, tugende tubwire abantu ko tubakunda. Ginya umusubire muri surprise twakoze, urabona ko ibintu dukora bigira icyo bikora ku mutima. Nawe dutume, nawe tubwire, tugere kuri mama wawe, tugere ku mushuti wawe, tugere ku bavandimwe bawe, tubabwire ko tubakunda, tubashimira. Turabakunda cyane, muri ingenzi, muri umugisha, kandi muri abantu Imana yaduhaye kugira ngo namwe mudufashe iyi misiyo yo gutanga urukundo igere kure. Ntaba ari wowe rero ugenda udakoze subscribe, ntaba ari wowe udakora share, ahubwo shyira no muri comment uduhe igitekerezo cyangwa uduhe inyunganizi, cyangwa uduhamagara tubwire ngo ibi nibi tubikoze gutya byagenda neza. Turabakunda, amahoro y'Imana bane namwe.